ariko Toxi waraye urwanya. Wahora n'iki sha wa mugabo ko byarangiye turwanya? Ariko Toxi buri gihe uzaza uhora urwana. Ngiye bura ntago nshobora kwemera ko umuntu abeshya abandi numva. Yakubeshye muratikurana. Muze ni cya gisasa giherutse kuza ku kagari kitwumvisha uburyo cyahereye ku igira imwe ngo none akaba afite ikiraro kirimo inkoko 2,500 ngo ndetse n'abaturage 28 yoroje. Ubwo se mu gihe kingana gute? Imyaka 3 yari ihagije ngo ababigezeho byose da. N'ibisiga biba muri uyu murenge se ubwo yazororeye he? Numbaze nanjye sinzi nimba yarazororeye mu mwobo. Gusa yabigenjeje ate ko nanjye ibisiga byanzengereje. Sibye n'ibisiga muze uri kumva wahera ku igira imwe ukaba ufite ikiraro kirimo inkoko 2,500 ndetse n'abaturage 28 yoroje. Sha nanjye ndi kumva ibyo bintu bitashoboka. Sibye no gushoboka banza wibaza ibisiga bibino. Uziko nanjye byantwaye ikote ryanjye ryamenze byarijyanye bikajya kubyarikisha icyari. Gatsindwa n'Imana muze iki gikoti cyawe kirashaje. Risigaje n'imyaka 30 rizanzazisha. Muze uvuzemo ikiyamenya rimaze imyaka 100 uburyo rinuka. Ko numva ritanuka rihumura. Gatsindwa n'Imana wagira ngo wahishamo imbeba yabuze. Akwe ntumbagana ratakomeza twibwira uburyo byagenze. Nge nekereje ibisiga biba muri uyu murenge nicyo cyatumye ndwana n'urwo rugabo. Ibisiga biba muri uyu murenge bwo nibyoroshye kuko na mama Toxic yatubwiye ko Toxic akiri uruhinja bigeza kumutwara bamusanga mu cyari mu mazi. Ukuri kose ntago ariko bakuvuga. Ntago nakemera usabye umugabo mugenzi wanjye numva umugabo muzima ngo bamusanze mu cyari koko kuba yarakoze akihisha mu gikonoshwa nk'igifwera nibyo byatumye usabye umugabo mugenzi wanjye. Nanjye ntago nakemera unsebya byako kageni igifwera koko. Basi yuvuga imbeba mumveho mujye kwicara. Ubwo nyuma yo kuzorora noneho icyambabaje kigatuma turwana. Naravuze uti nimba yarahereye ku igira imwe nyuma y'imyaka 3 akaba afite inkoko zingana gutyo gereka ngura inkoko ikuza ariyo meraho nge nyuma y'imyaka 3 nzaba narorosha akarere kose. Toxi n'urufu rwawe rungana nk'umutiba w'inzuki. Inkoko wayorora ikagera mu gihe cyo kororoka utarayirya. Karya mabyi insungura noroye mu rugo ko narazirya. Aha rata komeza utwibwirira. Ubwo narayiguze nyigeza mu rugo nyisiga hanze ninjira mu nzu ngiye kunywa amazi. Uko nayitereye mu mbuga ninjira niko nayihererekanyije n'ibisiga. Mu gukubita amaso mu kirere mbona igisiga cyayigurukanye kiri kumpepera. yari ikiri nzima. Yari ikiri nzima igenda isheze imigeri. Iyo yiruka hose Gakubiswe n'inkuba. Nubwo waba uri za mbwa z'indusiya zirukanka cyane wakiruka ugafata igisiga. cyari kitarayica. Yari ikiri nzima kitarayica. Nabyo bisigaye biza ubwenge. Nabyo bisigaye bizijyana bikajya kuzorora Kugira ngo zitamagi biyarye. kugira ngo izo nkoko bijyanye zororoke bibone inyama. Ndi kumva naho iterambere ritazagera. Urasa n'igisiga cyatumikura kitarayirya. Aha buriya reka dukomeze. None se ubwo yazororaga gute kugira ngo zororoke zingane gutyo? Ngubwo yavomeye ikibido cy'amazi ahantu ngo bamuhigi ngo ubwo kumuturanyi ngo hari inkoko irarira ngaragenda rishyiramo ngirarirarira. Ubwo yarayameneye bamuha umushwi ngaraworora. Ngo uwo mushwi nawe yaworoye amezi 3 ngo utangira guta ngo urarira amagi 30. Ngo ubwo yose yarayameneye Nta na rimwe riba iriho. ngo yego sha nta na rimwe rivuyemo. Nkibaza iyo nkoko uburyo yabingana kugira ngo irarire amagi 30 yose. Kereka niba bwariraga akaza kuyaryamamo. Nanjye sinibaza uko iyo nkoko yabingana yaryama mu magi 30 yose ikayakwirwamo. Noneho ikirenze ikayamenera yose. Akubwiye ni kagoma ntabwo ari inkoko. Ngubwo utwo dushwi yameneye natwo yatworoye amezi 3 ngo natwo turata dutangira kumenera. Tukiri aho ngaho ibyo bintu ntibishoboka. Nacishijemo umurongo w'umutuku kuko nta nkoko y'inyarwanda yororokera amezi 3 yororokera amezi 5 kuzamura. Abantu n'ukuri kw'Imana bajye batanga ingero zumvikana. Ese ubundi Toxi muri uwo mwaka umaze kurwana inshuro zingahe? Ahubwo uvuga uti muri uku kwezi maze kurwana inshuro zingahe? Ni zingahe Toxi?